Nguhaye ikaze mu kiganiro Health Care, njyewe wumva Nishimiyimana Emmanuel. Tugiye kuganira kuri bimwe mu byo wakwirinda kugira ngo urinde umwijima wawe. Bivugwa ko ibintu byose birengeje urugero bitaba byiza mu mubiri w'umuntu, kandi umwijima kenshi niwo ugaragaza ko ibintu runaka byarenze urugero, kuko harimo ibiwuha akazi kagoye by'umwihariko. Umwijima nk'uko bisobanurwa n'urubuga cnews.fr/nutrition ni urugingo rukora imvubura zifasha mu igogora ry'ibiryo umuntu aba yariye, ugafasha mu kuyungurura no gusohora imyanda toxin ituruka mu byo umuntu aba yariye. Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwiza bw'umwijima, gukora siporo ni kimwe mu bintu by'ingenzi, ariko ni ngombwa no kwita ku byo umuntu arya kugira ngo yirinde ibyawugirira nabi. Dore bimwe mu byo wakwirinda kugira ngo urinde umwijima wawe. Icya mbere, nta kurenza nibura itasi 2 z'ikawa ku munsi. Icyitwa caffeine kiba mu ikawa gihindurwa n'umwijima. Kunywa ikawa nyinshi kandi kenshi byatuma umwijima unanirwa. Inzobere zivuga ko nibura umuntu atagombye kurenza amatasi 2 mato y'ikawa ku munsi. Icya kabiri, amafiriti. Kurya amafiriti kenshi byateza umwijima ibibazo, by'umwihariko amafiriti ngo ni mabi ku mwijima. Igihe cyose ibinure bibaye byinshi kurusha ibyo umubiri ukeneye, bitangira kuwangiza. Niyo mpamvu kugabanya amafiriti byaba byiza, kuko aba yifitemo amavuta bayatekesheje. Ni byiza kuyirinda cyangwa se kugabanya inshuro umuntu ayarya, akaba yayarya nibura 1 gusa mu cyumweru. Cya gatatu, inzoga. Kunywa inzoga nyinshi ni bibi ku mwijima, kuba umwijima uhorana akazi ko kugabanya no kuringaniza urugero rwa alcohol, birawusenya. Inzobere mu by'ubuzima bavuga ko umuntu yagombye kuzirikana kutanywa inzoga nyinshi, akanywa mu rugero. Icya kane, ibinyobwa birimo za soda ni bibi cyane ku mwijima, ku buryo n'indwara ibikomokaho bayitiriye soda. Abandi bakunze kwita indwara ya soda. Ni indwara y'umwijima idakira, iterwa no kurya no kunywa ibintu by'isukari nyinshi n'ibinure. Iyo ndwara uko itinda ishobora kuvamo urushwima, aho umwijima uba utagikora neza, kandi iyo ndwara ngo yibasira cyane abakunze kunywa ibinyobwa birimo isukari yo mu bwoko bwa soda. Icya gatanu, ibikorwa mu ifarini y'umweru. Imigati cyangwa za palette zikoreshwa mu bintu bitandukanye, za biscuit n'ibindi bikorwa mu ifarini y'umweru bigira uruhare mu kuzamura isukari mu buryo butunguranye, bigakurikirwa no guhita imanuka. Ibyo iyo bikoreshejwe igihe kirekire byangiza umwijima, ariko ku rundi ruhande indyo yiganjemo ibinyampeke byuzuye ikaba ikungahaye no kuri za fibre, igabanya ibyago byo kurwara kanseri y'umwijima. Cya gatandatu, ni ibikorwa mu ifarini bitunganyirizwa mu nganda. Kurya ibikorwa mu ifarini bitunganyirizwa mu nganda igihe kirekire byananiza impindura, kandi iyo impindura inaniwe, icyo gihe umwijima ukora akazi k'impindura bikawunaniza cyane. Nawo ibyo kurya bitunganyirizwa mu nganda byagombye gukoreshwa k'urugero ruringaniye, kuko biba byifitemo ibinure bibi n'isukari nyinshi. Ibyo bintu uko ari 6, kutakoresha kawa nyinshi,
amafiriti, inzoga, soda ndetse n'ibikorwa mu ifarini y'umweru n'ibikorerwa mu nganda. Ibi ni ibintu dukwiye kwirinda kugira ngo turinde amagara yacu, tugire ubuzima buzima. Murakoze cyane, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ibyo ushaka bibeho mu isi yose uko biba hano mu ijuru.